Umuneke ni rumwe mu mbuto z'ingenzi mu buzima kuko rufatiye runini umubiri wacu. Uraryohera kandi ukungahaye ubwawo ku ngufu umubiri ukenera buri munsi. Icyiza cy'imineke ni uko iboneka igihe cyose kandi ikaba ihendutse. Ndizeye ko nta munsi n'umwe urajya gushaka umuneke ngo ushakishe ube wawubura. Imineke rero ni kimwe mu biribwa bifasha umubiri w'umuntu kugubwa neza kuko ifite intungamubiri z'amoko atandukanye ndetse n'imyunyungugu nka potassium. Benshi bakunda kugura imineke bavuga ko imineke iryoha cyane, aho tugiye kurebera hamwe akamaro ko kurya umuneke byibura rimwe ku munsi. Akamaro rero ni akandi, umuneke ubamo imbaraga umubiri ukenera. Muri garama 100 z'umuneke habamo kalori 89. Ikindi ukungahaye kuri vitamine nyinshi ndetse n'ibindi birwanya kwangirika k'uturemangingo dutandukanye. Umuneke wongera akanyamuneza n'ibyishimo, ukarinda kwigunga, aho umuneke ukungahaye ku kizwi nka tryptophan. Iyi akaba ari imisemburo y'ingenzi umubiri w'umuntu ukenera ngo ubashe guhorana ibyishimo, umunezero ndetse no kwibuka ibintu byinshi. Imineke rero ni isoko nziza ya vitamine B6. Iyi vitamine irinda udutsi dutoya two mu bwonko kwangirika ndetse n'ikibazo cyo kugira insoro zitukura nkeya. Umuneke kandi urwanya diyabete yo mu bwoko bwa 2, kanseri zitandukanye cyane cyane y'impyiko. Imineke ikaba yongerera ubwonko ubushobozi bwo gutekereza ndetse ikaba inafasha mu ikorwa ry'insoro zera. Ufasha gusinzira neza ku bana cyangwa abandi bantu bakuru basinzira bibagoye. Aha rero bisaba ko ugomba kurya umuneke umwe isaha imwe mbere yo kuryama. Dore iki imineke ifasha ku mubiri w'umuntu, aho imineke ifasha kugabanya agahinda gakabije, ibizwi nka depression, aho agahinda gakabije gaterwa na serotonin iba nyinshi mu bwonko. Mu mineke rero nk'uko twabibonye haruguru habamo tryptophan ibasha kugabanya cyangwa gukuraho ibimenyetso by'agahinda gakabije. Twabonye ko imineke ari kimwe mu isoko y'ibyishimo ndetse n'umunezero. Igabanya ibyago byo kurwara asthma, aho ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko abana barya nibura umuneke umwe ku munsi bagabanyiriza 35.4% byo kuba barwara indwara ya asthma. Kurya imineke rero bituma amagufa amererwa neza, aho intungamubiri ziboneka mu mineke zubaka amagufa ndetse zikayakomeza ku buryo atavunagurika uko yiboneye. Ifasha ubwonko gukora neza, aho imineke ikungahaye kuri potassium na magnesium. Imyunyungugu rero nk'uko mubizi ifasha ubwonko kugira icyerekezo kizima ndetse no gukora neza. Ibi byose n'ahandi wabisanga ni mu mineke. Kurya imineke rero bifasha mu kugabanya ibiro, aho abantu benshi muri iki gihe usanga bahangayikishijwe no kuba bafite umubyibuho ukabije. Aho ku bantu bashaka kugabanya ibi biro rero, imineke ni amahitamo meza cyane kuko ibafasha gushongesha ibinure, aho ukaba watandukana n'umubyibuho ukabije. Twatangiye tuvuga ibyiza by'imineke, ariko nanone hari icyitonderwa kuri bamwe barya imineke ugasanga bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Imineke rero rimwe na rimwe nubwo bitaba ku bantu bose, hari igihe ishobora kugutera allergie ku ruhu cyangwa se ku mubiri muri rusange. Bimwe mu bimenyetso ushobora guhura nabyo mu gihe wagize ingaruka ku mineke wariye harimo kuribwa cyangwa kokera mu kanwa cyangwa se mu muhogo nyuma yo kumara kurya umuneke. Aha rero umuneke ushobora no kugutera isesemi cyangwa kuruka ku bantu bamwe na bamwe. Gusa benshi mu barya imineke ntabwo bakunda guhura n'iki kibazo. Niba wajya gubira ibyishimo, ibitotsi cyangwa warwaraga indwara ya asthma, gerageza ujye ufata umuneke byibura umwe ku munsi, maze urebe uburyo ibyo bibazo byose wagiraga bikemuka vuba byihuse ubikesheje umuneke umwe ku munsi.